yitotomba ati iyi mana se yagize ubukene se wakambira iyo mana. Arangije aramubwira bati aha ntiwajyaga wirirwa witotomba mufite abiri zana kumwe bagucagamo inoti ati urambabarire ndagumana ukuguru kwanjye inote ziwe nazigumana. Bati uzongerere ruvuga. Ubonye ko hari icyo Imana yakoze. Rero mu ncamakeya dufite impamvu nyinshi zo gushima Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Ejo bundi niba natekereje ku kuntu Imana igikora imirimo ikomeye. Buriya hari ibintu twakwirinda ariko hari n'ibyo tutashobora kwirinda. Haleluya. Amen. Ushobora kugura mituweli, ushobora kugira ubwishingizi bwa MMI bwa bundi abasirikare bivurizaho, ushobora kugira rama, ushobora kugira sirasi, ariko ntabwo wakwikingira imyuka mibi, ntabwo wakwikingira abadayimoni, ntabwo wakwikingira ibintu by'ibitogero bigira gutya. Noneho ntekereza ku kuntu Imana iba yakoze akazi gakomeye. Muvugire ngo amen ariko amen. Amen. Nanone ngo amen. Amen. Ni ukuvuga ngo ntekereza ukuntu Imana ikora imirimo ikomeye. Buriya nubona uriye ukabona ufite impuzu, ukabona ufite imyambaro nyine, ukabona ufite agafaranga uko kaba kangana kose, Imana iba yakoze imirimo. Muvuge ngo amen. Amen. Kuko mene ubwo burwayi namutekerejeho ubwo burwayi, hari n'abantu nziranye nabo baba baburwaye baba bababara bajya kwa muganga kubera ko bafite ubushobozi bakirukanka bagahura n'abasipesiyaliste mu by'ibyo kuvura indwara, bajya bazishaka bakazishaka indwara bakazibura. Ariko umuntu mwaba muganira akavuga ati ndimo ndashya mu mutwe kubera iki? Imbaraga z'imyuka mibi. Ati numva ibintu bihekenya bimfata gutya. Wareba ko nta burinzi uba washyizeho. Yego hanze y'ubukirisitu hari n'abagira uduhu, hari n'abagira utuntu bakenyera tw'utugozi, hari n'abagira uduti bagira, ariko hano bo ntabahari, baba muri Maroc. Imana y'amahoro tugirire neza. Muvugire ngo amen. Amen. Haleluya. Ariko bavana. Amen. Kuvuga ngo ndareba sanga hari Imana iba yabaye mu ruhande rwacu igakora ibintu by'ibitangaza. Muvuge ngo amen. Urumva tudafite impamvu nyinshi zo gushima Imana. Uriya muntu bimuzaho nta ruhare yabigizemo. Hari uruhare aba yabigizemo. Uzi ko biriya bintu iyo wari ufite udufaranga kandi kwa muganga bakabura indwara, icyambere bitera ubwihebe. Wibaza ibi bintu bindya bizarangira ryari, bizageza ryari? Ubwo kandi biteza ubukene. Nimba hari utuntu wakoraga uhora urwaye, kuko urumva ntabwo wahora ushya utakanga ujye gukora. Iyo wari ufite utuntu rero uhora uzenguruka ngo ushaka ukuntu wakira, ariko bikarangira bigize bite? Byanze, bigasiga rero nta kintu kigira ute ukigira. Imana y'amahoro rero nishimwe kandi nisingizwe. Muvuge ngo amen. Amen. Nari ndimo mbabwira ko hari ibintu Imana iba yakoze mu buryo bukomeye cyane. Haleluya. Amen. Reka some n'ijambo ry'Imana kugira ngo nze kuhavira rimwe na Imana yashyize ku mutima wanjye bijyanye no gushima Imana.